Turagusuje kuri ikiganiro cya Jela Kitchen muhaye ikaze njyewe ndi Jeanette Ayisenge nishimiye ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro umunsi ku munsi. Kuri uyu munsi rero turi hano mu gikoni, tubaye ikaze mu gikoni cya Jela Kitchen. Tugiye gutegurira ifunguro ryuzuye ushobora kugaburira umwana mutoya, uwo mwana agitangira gufata ifashabere, kuvuga ngo umwana uri hagati y'amezi 6 kuzamura, uwo mwana utangiye gufata ifashabere batacyumva gusa kumushyika batakimuhagije wenyine. Ikaburi karibu rero bironkeke gishobora gutegura. Hano dufite isamake nk'uko kubireba, hano dufite umuceri usanzwe, karoti, igitunguru, tomate, kagira akunyu ndetse na tungurusumu. Ibi rero byose tugiye kwifashisha kugira ngo dutegurire ifunguro rimeze nka potage cyangwa potara. Ifunguro ryoroshye tugiye gutegura, ushobora kugaburira umwana rizima, ushobora kumuhereza akanywa, kandi ikaba rero zakungamubiri twifuza. Izi amasamaki yunganira cyane mu kongera ubwenge ku bana, gutekereza neza, abakura neza. Niyo mpamvu buri funguro twifashishije isamaki. Karoti nazo zifite zose nziza, karote, amatomati urabizi nayo afite akamaro gatandukanye mu mubiri, umuceri nabwo ni ibinyampeke n'ibitunguru. Reka rero twebwe tugiye gutegura rino funguro. Isafuriya ndongeramo, nshyiramo umuceri, nshyiremo karoti, ibitunguru, nshyiremo inyanya, ndongeramo akunyu gakeya, nshyiremo tungurusumu, hanyuma ngiye gushyira mu mazi yenze. Rero tugiye gushyiramo bya bindi byose bireba, umuceri, harimo inyanya, ibitunguru, harimo bashyizemo amafi, harimo akunyu gakeya. Hanyuma rero tugiye kubivangira iminota 30, turagaruka bihiye. Ukuntu ushobora gutegura ifunguro ry'umwana, ugategura neza rwose akaryoherwa. Ngira ngo ya minota 30 yacu irarangiye, murabona ko byamaze gushya. Ubu tugiye kubitunganya tubisye kugira ngo rya funguro urabona ko ari sauce nziza cyane ifashe imeze neza. Yego ari potage y'amafi, potage ushobora gutegurira wa mwana mutoya ugitangira kwiga kurya, ugitangira gufata ifashabere, kuva ku mezi 6 kuzamura. Kugira ngo urabibona rero, urabona ko isa neza, irahumura neza, umwana rwose yayinywa ikamufasha mu gukura neza mu buzima bwe. Wakoze kubana nanjye rero, ndari Jeanette Ayisenge, ikiganiro cya Jela Kitchen ndakagaruka. Urabizi umunsi ku munsi tugutegurira udushya dutandukanye, uyu munsi twibanze ku bana. Nizere ko waryohewe rwose, wabonye ko byoroshye, nawe ushobora kubitegurira umubiri wawe akarya neza kandi agakura neza, bikamufasha kuzamuka neza atagwingiye. Nizere ko wakoze subscribe, naho utaha. Imana ikomeze ibarinde. Ciao, bye bye.